ndabashimiye kuba turi kumwe namwe Claudine Mukashema hamwe na Pascal Manirakiza kandi mukaba muri kumwe nanjye James Munyandinda. Icyatuzinduye uyu munsi nkuko twari namaze kwibabwira no kugira ngo tuganire abanyarwanda ku ngingo ebyiri gusa. Ingingo ya mbere ni itangazo ryatanzwe n'umuvugizi wa RIB witwa Thierry Murangira ejo bundi ngira ngo ni ku itariki 15 z'uku kwa kane, atangaza yuko hafashwe abanyarwanda 66 ngo bakurikiranyweho ibyaha byo gupfobya jenoside. Ingingo ya kabiri ni ukugira ngo tuze kubona umwanya wo kugira ngo musubize Minisitiri Bamporiki wanditse ibarwa ifunguye ayandikira urubyiruko ruri mu mahanga avuga ko rugomba ngo kurekeraho ngo gupfobya jenoside, byo yise gupfobya jenoside, kuko mu by'ukuri batumva jenoside muri context imwe nawe cyangwa se context imwe na FPR. Rero bangira ngo dutangire kuri ingingo ya mbere. Abantu 66 harimo mu by'ukuri ibintu turi buvugeho. Turavuga ku muturage watemewe insina, ni urugo, ni ukuvuga ngo ni umudamu witwa Mukamurenzi Hilary na André Sibomana bo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyaruguru. Abangaba batemewe insina, ariko ngo bateme insina zabo kwiza n'uyu munsi ntago aragaragara, ndetse no muri abafashe 66 abo batemye insina ze ntabwo barimo. Ikibazo kikibazwa kiti ni ukubera iki buri gihe iyo jenoside, iyo kwibuka bitangiye, aribwo ibikorwa bivugwa ko ngo byibasiye abatutsi bacitse ku icumu aribwo biba. Ikindi hagafatwa buri gikorwa kibaye cyose, nk'urugero nko gutemwa kw'izi nsina mu giturage mu byumve, bigahita bisakara ako kanya mu gihugu hose, bigahita bisakara mu binyamakuru byose bya leta, bigahita bimenyeshwa miliyoni 13 z'abanyarwanda yuko ari umucikacumu watemewe insina, ariko abatemye izo nsina ntibagaragare, ntazajye n'ubafata. Ariko leta igakwirakwiza ko ari ingengabitekerezo jenoside, ko ari abantu barwanya abatutsi bacitse ku icumu, ko ari abatutsi bacitse ku icumu bari mu kaga, yuko nta mahoro bafite, yuko hari abatemera insina, yuko hari abamereye nabi, bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Iki kintu urakivugaho iki Pascal Kabarebe Mbanza? Noneho uze kwakirwa na Claudine Mukashema, nanjye nze gukurikiraho. Pascal, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane James, nsuhuje nyine abavandimwe turi hamwe mu kiganiro, ndetse bari mubona twumva. Nsuhuje na Claudine Mukashema tugiye kugifatanya, ndetse nawe James umuvandimwe. Wenda ngewe iki kuba nakwibaza kubiba muri iki gihe cyo kwibuka ni uburyo izi drama zigenda zibukumva ngo inka ushize ngo inka z'abantu zaratemwe z'abashitse ku icumu b'abatutsi, ngo uyu munsi batemewe urutoki, hari n'igihe bavuga ko bishwe kandi uko banaricwa. Ariko nkibaza, ninde ufite inyungu muri ibi ngibi? Ninde ufite inyungu mu kuba abahutu n'abatutsi bahora bahanganye? Ninde ufite inyungu mu kubona nta tudashira hamwe habe na gatoya? So rero njyaho ngaho wenda mbere yuko nansubiza uwo ari we, reka nambone mfite nansubiza uwo ari we, ariko FPR yo nyine ifite inyungu muri ibi ngibi. Uko umuturage agufitiye inzika, abaturage ntabwo ari abanyepolitiki, bimugomba kuba kumubyumva. Iki ni igikorwa cya politiki. Umuturage yafitiye inzika mugenzi we, iyo arakariye mugenzi we, ntawe igihe abikora ni igihe kiri favorable, igihe abona ashaka kubikora, igihe abona afite uburyo ushaka kugirira nabi, ntabwo ategereza mu gihe kimwe. Oya, abarakaye, abafite umujinya,
abikora ugiye kuboneye, ntabwo yabikora, ntabwo abitegura ngo azabikora ngo mu kwibuka, kuko ibyo ntabwo abazi icyo bisobanuye mu buryo politiki. Iki ni igikorwa cya mbere kiri politiki. Gusa ikindi abanyarwanda badakwiye kwibagirwa, njye nkunda kuvuga turi mu ntambara, we are at war. Ntabwo intambara yatangiye muri 1990, ntabwo FPR igeze yirangiza habe na gato, ntabwo igeze yirangiza. Rero ngewe ibi mbifata nyine nka yagahunga ubutegetsi bwa FPR ni bufata n'ubutegetsi bwa fascism, bugenda kuri politiki ya fascism yo gucamo abantu ibice, abaturage b'igihugu ibice, noneho kugira ngo babone uko babategeka, noneho umwe akarwana n'undi, noneho bakigira abantu baba nationaliste kuburyo bavuga ngo ukumva niyo mpamvu bakoresha zirasura ngo dukunda igihugu twenyine ngo tubikora gutya. Rero ibi nabyo biri muri iyo conteste y'iyo ntambara nyine FPR itigeze hagarika y'umunyarwanda arwana n'undi munyarwanda. Kandi uburyo butegetsi bwa FPR nyine buteye, umunyarwanda atarwanye n'undi munyarwanda ntabwo bushoboka, ntabwo bishoboka ko bibaho. Ngira ngo mwarabibonye abantu bagiye bategeka nk'uko amategeko ba Hitler n'aba Mussolini, ikintu bakoraga nukuza bakavuga bati mwe mukunda igihugu, abandi bakunda igihugu, bagakora ku buryo abaturage bafite kuntu bagiye baba mu duparti ngabati twe turi abasocialiste turwanya abakomuniste, turwanya, ugasanga utwo dukundi twose turimo. Na FPR rero itegeka muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rero idashobora ku ari ifite inyungu muri aka kaduruvayo. Kandi iyo baho turi mu ntambara ntabwo ari ibintu byoroshye. Abo bushe speech za Kabarebe, ababona uko Kigali yitwara, ni intambara jase, ni ya ntambara ikomeje yo umunyarwanda ntibashaka rero kwirangira. Rero ngewe yes, urumva Pascal uzanye iyo elema ya Kabarebe, sinzi ukuntu nari nyitekerejeho, we nuriya professeur Dusingize Mungu, ndagira ngo adufashe Claudine Mukashema nawe atubwire icyo atekereza ukuba Kabarebe na Dusingize Mungu uriya wakuraga Ibuka babwiye babwiraga urubyiruko ko bagomba guhungeta abahutu bahungiye hanze bari hirya no hino ku isi, bagomba kujya kubahiga, kubabuza amahoro, kubabuza amahwemo. Ndibuka Kabarebe akimara kuri iyo declaration muri Malawi, hari umuturage w'umunyarwanda wese wicwa atewe ibyuma, kandi uwamwisha akaba yari umunyarwanda, ariko sinzi uko ngo yaje kubirirwa irengero. So Claudine Mukashema, niba abahezanguni, akagatsiko k'abahezanguni gahigira guhungeta abanyarwanda b'abahutu bahungiye hanze, ubwo n'abatutsi ntabwo tubaretse ko cyane cyane abahutu kuko niyo batinyuka kwatura mu kanwa kabo, wibaza yuko ibi birimo kuba mu gihugu atari uguhungeta, noneho aba bari hafi gutuma bahungetwa, baba abahutu bari mu gihugu, baba n'abatutsi, bakabahoza igitima gikubita cyuzuye ubwoba kubera jenoside, no kugira ngo abaturage bahore batetemeka batitira kubera ubwoba. Ikintu nakivugaho iki Claudine? Murakoze cyane, nanjye mbanje kubasuhuza mwebwe turi hamwe mu kiganiro, nshaka no gusuhuza cyane abanyarwanda bose aho bari, ndetse nkomeza kubihanganisha muri iyi minsi y'icyunamo turimo twibuka abacu bose bishwe n'abicanyi bateye u Rwanda kuva muri 1990. Gusubiza ikibazo cyawe ko Kabarebe na bariya bose bahora ngo bashishikariza guhungeta abanyarwanda, bashishikariza abandi ngo bahungete abahutu, bahungete abatutsi bose bari hanze, ndagira ngo mbabwire ko tudafite ubwoba na gato. Nibaze baduhungete, nta bwoba na gato dufite, siritu twebwe turi hanze. Wenda bari mu gihugu bagira ubwoba gato kubera ko nta kundi, nta uburana n'umuhamba, ariko nabo ndagira ngo mbamare ubwoba. Umunsi w'umuntu Imana iba yaraguteganyirijeho nicyo gihe ugendera. Nibashirika ubwoba, bakomeze birwaneho kuriya, bakomeza kuduha amakuru no kuyatangaza, ndetse no hagati ubwabo begerane, nta kundi bazarimbura bariya bicanyi,
nta kundi bazabereka ko ntacyo bazabatwara, ko nabo bava amaraso. Nibasakuze, nibavuge. Ijambo burya ni ikintu gikomeye cyane. Nibashake ntibazashake n'inkoni, ariko nibabisakuza bagakomeza bakavuga bagatabaza, bariya bicanyi bazageraho babicikeho. Ngarutse mu kuvuga rero ngo abantu bari hanze bakomeze baduhungete, njyewe ubundi ndagira ngo mbabwire ko kenshi bahamagara umuryango wanjye, ariko kugeza uyu munsi ntawari watinyuka kumpamagara njyewe ubwanjye. Ni ikigaragaza ko badashobora kuduhungeta, nabo bafite ubwoba. Uteye ubwoba baragutwiganye mu ishuri rimwe, wansuraga hano iwanjye, ariko ukumva ahamagaye umuryango wanjye akaba atatinyuka kumpamagara ngo njyewe yaramburotse. Icyo ni ikigaragaza ko ahubwo aribo bari guhungetwa. Yes, nibyo rwose. Iyi example utanze nanjye imbaho, nanjye baciye umuryango wanjye bakoze ibiki, ariko muri bo direct ntawe utinyuka kumpamagara. So nuvuga ko tubateye ubwoba, uvuga ngo wowe ubateye ubwoba. So icyo gihe nkiri kuri wowe Claudine Mukashema, niba abantu bagira umugambi mugari wo guhungeta abanyarwanda bari hanze, wibaza ko iri tema ry'insina, abatema izo nsina badafatwa, abatema izo nsina bahita bamenyeshwa igihugu cyose, nk'uko umuvandimwe yaramaze kubivuga Pascal. Wibaza yuko uwo ari umugambi w'umuntu ku giti cye, ari umugambi w'umuhutu runaka, w'umututsi runaka se ushaka gupfobya jenoside? Ni umugambi wa leta, turabizi twese. Erega nuko noneho bo biyandikiye ngo insina hariya, ariko nkatwe muri Rubavu ntago hashize icyumweru bisha abantu iruhande rw'umupaka, twebwe twarahatuye, bahicira abantu buri gihe, ariko byagera muri ibi bihe nyine noneho bakarushaho. Ni ikigaragaza ko ingoma yabo ni ingome, ni abicanyi, ni amashetani rwose yateye u Rwanda. Abanyarwanda ntibagire ubwoba, guhangana na shetani birashoboka, tukayirukana mu bazima, tugahashya abo bagome. Nta yindi ntwaro, ni ugushyira hamwe tukabivuga tukabisakuza, kandi ntidutinye guhangana nabo, cyane cyane mu bitekerezo. Ibitekerezo ntabyo bafite, nta nubwo bashobora guhangana n'umuntu uwo ari we wese, kuko niyo mpamvu ubona iyo leta yiyizeye ifungura media, igatinyura, ikarekana n'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyayo bakavuga. Nk'urugero, harabwo warumva ikinyamakuru Igihe, abanyamakuru b'ikinyamakuru nka Radio Rwanda, nka Televiziyo Rwanda, bajya gutega mikoro Madame Victoire Ingabire. Urabona bajya gutega mikoro Madame Ntuza Diane Rwigara, cyangwa urabona batega mikoro Ntaganda, kuko abona abantu batandukanye n'ibitekerezo. So ni ukuvuga ngo nta mbaraga z'ibitekerezo bafite, ni ukuvuga ngo ni abanyantege nke mu buryo buri mental. Ntago ari ahantu bashobora kujya impaka n'abantu. Niyo mpamvu abanyarwanda bajya bakunda guca umugani ngo intege nke ntizikina zirarwana. Iyo umwana ari uruzingo, iyo ugira ngo uramukinisha aragukubita cyangwa agatera induru, kuko nta ntege zo gukina aba afite. So nta ntege agatsiko k'abahezanguni zo gutekereza, zo kujya impaka, zo gukora deba gafite. Urabibona? So tukiri ku rwego nanone, nagira ngo mbwire abatwumva yuko inkuru dukesha nanone Rwanda Broadcasting Agency, ikinyamakuru cya leta y'u Rwanda, cyatangaje nanone yuko ngo mu cyumweru cy'icyunamo kandi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ngo hagaragaye ibirego 12 by'abakekwaho gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Harimo n'umuturage wacanye umuriro mu muhanda avuga ko arimo kwibuka abahutu.
ibi mvuze nabisomaga ku rukuta rwa RBA ntabwo ari amagambo yanjye. So icyo nshaka kuvuga hano ndabaza mpereye ni ukuvuga ngo hano ikintu ngira ngo tudisikiteho si bariya bandi bahishe ibyaha bavuga ko bapfobye jenoside babafatiye, ntabyo bavuga, ariko bagaragajemo icyo umugabo umwe wacanye umuriro mu muhanda bamubaza icyo akora akavuga ko arimo kwibuka abahutu, bituma afatwa ajya gufungwa ubwo ngo apfobeje jenoside kuko arimo kwibuka abahutu. Nibutse abanyarwanda ko jenoside yo muri 1994 yo mu Rwanda yaguyemo abatutsi n'abahutu. Ni ukubera iki Kagame na FPR badashaka ko abahutu bibukwa? Kandi ejo bundi Kagame yatangaje ikinyamakuru The Independent cyo mu Bwongereza ko nubwo Amerika n'Ubwongereza banze inyito ya jenoside yakorewe abatutsi ngo kubera ko ngo hari abahutu ngo babakuwemo kandi baguye muri iyo jenoside, Kagame yemera ko mu magambo ye yuko ngo nawe yemera ko hapfuye abahutu benshi muri jenoside. Uyu mugabo yafatiwe iki? Yenje nimo kwibaza yafatiwe iki kuki aho we kwibuka abahutu? Ikindi koko umunyarwanda ushyira mu gaciro ntabwo arimo kumva yuko leta irimo kuvangura abanyarwanda ku mugaragaro ibigambiriye. Pascal, ibintu wowe urumva ari biki? Oya, ibyo ugene ngo revuze fascisme nk'ubutegetsi bwa FPR bumeze, fascisme yubakirwa ivangura abantu. Nuko rero ntabwo FPR ishobora kureka kuvangura. FPR iretse kuvangura ubwo nuvuga ko FPR yabitakiriho. Ibyo rero byo igomba kubikora. Wenda ugarutse nko kuri ikibazo tujye wenda cy'uyu mugabo cyangwa se uyu muvandimwe gishobora kuba n'umugore ntabwo twamenye ibyo ari byo, ariko n'umuvandimwe wacu wagize ati wavuze ati ngi abacana mu muhanda ngo kwigaragambya yibuka abahutu. So ni umuntu ngenda mushimira, ni n'intwari. Abantu nk'abo babaho, hari abantu nyine bakora ibintu nk'ibyo nk'abafilosofi bemera, kandi abantu nk'abo uteka sinzi umugabo wavuze ati burya iyo amabanda yoboye igihugu abagabo b'inyangamugayo babarizwa muri gereza. Nta kundi rero ubwo niwe urumva niyashatse nko kwerekana yitanzeho nk'igitambo kugira ngo yerekeye FPR ko ibintu byabaye babizi kandi babitekereza. So ubwo rero iki gikorwa cyo kubafunga nkita gihuba cyanyu mburi cy'intambara. Iyo umuntu ko papa si intambara, intego y'intambara nyisha mu buryo butatu: gutsinda umuntu muhaye akora mu masasu cyangwa se nk'amasasu mukarasana ukamutsinda, intambara y'amasasu ikarangira, hagakurikiraho kumusenya. Ni nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo gusenya umuntu muhanganye ni nk'ibi FPR ikora kugira ngo intambara irangire, badekarare ko intambara yarangiye, bunga abanyagihugu. Ubundi yari nk'umutwe w'inyeshyamba uteye igihugu ushaka kubohora igihugu. Iyi ntambara y'amasasu irangiye hakurikiraho gusana. Ariko FPR yo si gutyo yabikoze, ahubwo yahisemo gukurikizaho gahunda yo gusenya. Mu gusenya rero niyo hantu utemerera abantu kwibuka ngibi ubona, noneho ku buryo ngibi byo gutema intoki twahoze tuvuga, kugira ngo udestroying society, usenye societe ntigire ahantu izahurira, kugira ngo wowe ubaho hagati umeze nk'igitangaza nyine kiraho ngaho kirerera abo bantu bose bari kuryana, noneho ukabaho ukina gutyo. FPR iri muri faze ya gatatu yitwa kunetralize. Rero kunetralize ni ukubafata nka gutya ukabafunga, ukabafata ukabica, ukabafata ukavuga uti nzabaheza mu bujiji n'urugero. Wabonye nko kabarebye yavugaga binahoze mvuga bwa mbere nuko abantu bari kwiga. Iyo abantu yize rero ntabwo ugishoboye kumunetraliza ni ukuvuga ko buryo atagira ubwenge bwa aribwo bwose butuma ushobora kumuvana, ashobora kuba yakwirwanaho. Rero wenda muri make James, ntabwo ubutegetsi bwubatse nka FPR ntibushobora kubaho abantu bari kumwe. Urabona nk'ubu nge nawe turimo kuvugana ku rudina, aha turi kuvugana buriya iri ni ijwi riba rya mu mutwe kuko dushobora kumvikana, dushobora koroherana. Nge nawe gutya na Mukashema nk'uko turimo tuganira, kubera ko twebwe tworoherana naho tumva ibintu kimwe,
ukanyuha nanjye nkakubaha buriya mu FPR nta nyungu ifite inyungu ni uko ngewe ntashobora kuvugana nawe ntashobora kuvugana na Mukashema none tugatangira tugakubitana amakofe noneho yo bo bakaguma bicariye hariya Jesse baturebera so rero ubutegetsi bwa FPR uko buteye ntabwo bwabaho guca mu bantu ibice kubafunga kubica bitariho kuko ni ubutegetsi buri konterera population ntabwo ari ubutegetsi bukunzwe n'abaturage rero uburyo bushobora kubaho bwonyine nuko bugomba kubaho nuko bugomba gusenya societe nyarwanda ku buryo buvuze guti urabona ngiye guha urugero ngo niba umuntu urabona abantu bapfobye nk'ikintu cyangwa se bagifata ku buryo bworoshye niba uvuze uti umuntu ntazibuke abantu bose suko ntabwo ari abasesenguzi umuntu ashobora kumbwira ngo sinibuke hari abantu bazi ko ubutegetsi nubwo abatutsi niyo batubuza kwibuka akarakara n'abamututsi baturanye utagira n'inkweto zashira mu birenge noneho n'abamututsi akavuga ati ninjye ufite uburenganzira bwo kwibuka agiye nyine bariya bo nta burenganzira bafite noneho societe igahangana icyo FPR igamije kugira ngo societe ihangane ibwira abana batuze ati dore bariya bo barigiza nkana baraza kwibuka buriya no gupfobya n'umwana w'umututsi nawe adashobora kwisobanurira akavuga ati barakukibapfobya uw'umuhutu akavuga ati barakukibanga ko nibuka noneho abantu tugahora societe ikaryana kugira ngo FPR ibone kwibaho murakoze ya n'ikindi nagira ngo nkubwire we na mbere yuko Madame Claudine Mukashema akomeza nuko ubu ni uburyo FPR ikoresha bwo kwimura ku banyarwanda b'abahutu ibi ngibi abanyarwanda babyumve neza ni ukuvuga ngo ibi ni ukongera gutuma abahutu bajandikwa muri jenoside binyuze mu cyo bita kwipfobya urabyumva byo bita kwipfobya James wanagucare ngushe mu ijambo aho ngaho yo nibyo ariko buriya urabona niko babikora kubera ko nyine n'abafashiste nico rwose bagamije demeranye nawe ariko ugiye kureba iyo tubishize mu buryo bw'igihe kirekire aha ngaha n'abatutsi buriya ntibaba basize kuko abatutsi n'abavandimwe b'abahutu ahazaza hose ni ahabo nta gihugu cy'abatutsi kizaho nta n'icy'abahutu uko byagenda kose bizasaba ko haba revolution bizagenda ikintu ugomba kumenya nanone ikintu ugomba kumenya Pascal ugomba no kwibazaho ni gute wenda iki ukibazeho ariko ndagira na Madame Claudine ahite agira icyo kivugaho ni gute mu gihe iyo kwibuka kurangiye ya minsi 90 nta rimwe ribivayo ngo itangaze abantu barimo gupfobya jenoside 1 2 3 ariko uyu munsi mu gihe kwibuka gutangiye igafata media zose z'igihugu umuvugizi wa RIB akagenda akajya kuri RBA itangazamakuru itangazamakuru mpuzamahanga akagaragariza 13 ko hari abantu bafashwe igikuba cyacitse hari abarimo gupfobya jenoside urumva iki kintu ni campaign ngari igamije guhamura abanyarwanda niko nibaza ikindi nuvuga ngo kuki media bayivanga muri iki kibazo niba atari campaign ya leta ibigamije guhamura abaturage no kubaha amakuru atari yagamije kubagira ibikange iki kintu Claudine nifuza ko wagira icyo kivugaho nawe ariko unavuga ese uyu muturage wafashwe acanywe mu muhanda bamubaza akavuga ati ndimo ndibuka abahutu baguye muri jenoside bakamufata bakamurega ingengabitekerezo ya jenoside wibaza ko iyo bikorwa n'abanyarwanda bagashyira ikende mu cy'umuturage sinzi uwo ari we ariko nzi ko ari umunyarwanda iyo abanyarwanda bakora igikorwa nk'iki mu mirenge yose bakavuga ngo turimo kwibuka abahutu bakanabivuga bikavugwa n'abanyarwanda nibura 2 miliyoni mu gihugu hose bagacana uwo muriro uribaza yuko Kigali yari kubona gereza zo kubashyiramo cyangwa uribaza yuko byari kugenda bite ndavuga bavandimwe banyarwandakazi ikibazo cyo kuvuga ngo media za FPR za leta ya systeme ya FPR ngo ntago bazigera baha ijambo
abo batandukanye ku bitekerezo. Ibyo ngibyo rwose ntago tubitegerejeho na gato, nta nubwo twigeze tubitegerezaho, kuko iriya sisitemu ni gutyo yubatse, ni sisitemu iheza nk'uko umuvandimwe Munyandinda yabivuze, iheza abanyabwenge, abashobora kugira icyo bayungura cyangwa se bayigamburuza ku bugome bwabo ikora. Rero njyewe nahoze mbivuga kuva kera, no kudatanga ijambo ntacyo bidutwaye na gato, amagambo tuzayiha, ntabwo tubategerejeho ibyo ngibyo pe. Niyo mpamvu nahamagaraga abanyarwanda bose, nimuze mwumva aya maradiyo tuganirireho, muze natwe tuganire, mutwoherereze mesaje, nimero zacu murazizi, tubavuganire ahangaha nicyo twakora. Ariko namwe ubwanyu, mwebwe muri mu Rwanda cyane cyane mu biturage, mwihagarareho kandi mwishyire hamwe. Rero gutegereza ko bazabaha ijambo ntaryo bazabaha, ndakeka nk'uko ndi kubivuga nta n'iryo mukeneye ko babaha, ahubwo mwumva aya maradiyo Imana yaduhaye ubu ngubu igihe tugezemo cya tekinoloji, mukomeze mukabuta no maradiyo yacu, mwumve mesaje tubaha kandi mukomeze muzishyire mu bikorwa kuko mwaratangiye. Ikigaragara ni uwo mugabo, ni uwo muvandimwe nyine twavugaga banditse ko nawe yagerageje kwibuka ku buryo bwe. Ni byiza cyane, ndamushyigikiye, ndetse n'abandi basigaye mubikore. Namwe muri buri quartier yanyu, muri buri mudugudu, nimucane umuriro, mwibuka abavandimwe bacu b'abahutu bishwe. Ndahamagarira cyane cyane aho nzi hari iwacu mu Rugerero. Ejo bundi nabonye barimo kwibuka bamwe, abahaguye mu Rugerero murabazi, abaguye hari iwacu muri Pfunda murabazi, maze muri buri quartier mucane umuriro, mwibuka abacu, mwibuka abanyu. Ntimutegereze, nta kintu na kimwe mutegereje kuri iyi leta uretse kubafunga, uretse kubatwarira amasambu, uretse kubima ijambo, uretse kubacecekesha. Rero mwiha ijambo, murabikwiye, muri abagabo, Bahutu, Batutsi, bavandimwe bashaka amahoro no kugira icyo bageraho. Ikindi nshaka gusozerezaho kuri iri jambo mumpaye, hari ibintu njya nshaka kuvuga bikananira no kubivuga. Ihangane bivuge Claudine. Kuko ibintu bikorwa n'iyi leta ngome binanira kuvuga umuntu, binanira gushaka uburyo umuntu yabivugamo, emosiyo zikaruta uko amagambo umuntu yahasohora. Ariko iyo ubona mu gihe cy'icyunamo bafashe umucikacumu bakamushinyagurira kuriya, mbura amagambo mbivugamo. Abantu intambara yakozeho kuriya, twiruka duhigwa, maze igihe cy'umutuzo. Nicyo ushaka kwita umucikacumu, uravuga nubwo iyo uvuze umucikacumu ibi nabyo tujye tubivugaho Claudina, kuko kugeza uyu munsi abacikacumu bazwi mu Rwanda ni Abatutsi gusa kuri Kagame na FPR. Ariko ntabwo ari abo mvuga ko twese twacitse ku icumu, nta munyarwanda n'umwe utaracitse ku icumu. Ariko ngenda kuvuga specific icyo nashaka kubwira aho gake wenda ukomeze. Uyu munyarwanda wacanye umuriro akavuga ati nanjye ndibuka Abahutu baguye muri jenoside, akitwa ko ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu munyarwanda mu mutima wazi ko ari umucikacumu, umunyarwanda azi ko abo yibuka ari abantu nawe yakabaye ari aho bari abo arimo kwibuka, yakabaye nawe yarishwe. Sinzi icyo wabivugaho, wakomeza. Marerezuma ni uko batatubwiye izina rye ngo tuzaribike, tuzamwambike umudari, tuzamushyire mu ntwari z'igihugu, tuzamwitirira umuhanda cyangwa kariya gace batuyemo. Niba ari byo koko, twari twagombye kumenya izina rye, ariko ntacyo nubwo tutarimenye. Niba ari byo koko batanabeshye kugira ngo bakomeze batere ubwoba Abahutu. Niba ari byo koko, ndahamagarira Abahutu bo mu gace twose tw'u Rwanda bacana umuriro, bibuka abacu. Yes, warurangije Claudine?
nari ndangije hari amagambo agenanira kuvuga kubera ndabizi birababaje kubera ndabyumva mama ndabyumva kandi turi mu gihe kibabaje turi mu gihe cy'agahinda turi mu gihe twibuka abacu baguye muri jenoside turi mu gihe twibuka abahutu twibuka abatutsi twibuka abatwa n'abanyamahanga bari mu Rwanda bayiguyemo turabazi barimo abapadiri baguye ibyumba abaguye mu Ruhengeri abaguye hirya no hino mu gihugu b'abanyamahanga turabazi nabo birumvikana ibintu bibabaje nabo bakabaye bishimiye kuba mu buzima bahumeka umwuka bazima nkatwe ariko icyabaje ni uko ababishe abagize uruhare mu kubica no kubicisha uyu munsi nibo bahitiramo abanyarwanda uko bagomba kwibuka nibo bahitamo abagomba kuba bacikacumu n'abatagomba kubabo nibo bahitamo inyito z'ubwicanyi bakoze nibo babatiza amazina nyuma y'uko ari nabo babutangije ndavuga agatsiko kari ku butegetsi kayobowe na Kagame hano ndashaka kubaza umuvandimwe Pascal Manirakiza koko kwibuka gikwiye kuba ari igikorwa kigenwa na Kagame na FPR dukurikije n'amateka tuzi kuri abo bantu bafashe igihugu cyacu bugwate Pascal kwanza ikintu byo kwibuka ntabwo arega ibintu byo kwibuka ni by'abantu bafite amarangamutima ntabwo Kagame afite amarangamutima ibi byose rero by'akaga twebwe tugenda duhura nabyo waba abakora ku buryo abikoresha mu nyungu ze akabikoresha mu nyungu ze zituma gumana ubutegetsi ibyo byo kwibuka abishiraho just arega ari umuntu nyarwanda ushaka abantu bibuka yaka ibintu byo kwibuka ubundi ibintu byo kwibuka byagahawe societe civile abagabo b'inyangamugayo akaribo babitegura babandi bicara hasi bakavuga ukuri bakabwira abanyarwanda uko ibintu byabo byagenze ku buryo ko tubasire ko buri muntu wese yisanga muri icyo cyunamo tuvuga tuti ubwo buri wese yisanga muri icyo cyunamo akaba byumva nta nubwo bizongera ariko Kagame we rero na FPR aka kaga twagize bo baragaprofita ngira ngo James no ukunda kubisobanura uti Kagame yarabonaga neza situation yari hari ariko arangahanura indege uravuga uti abasirikare barapiye badivasinga bajyaga gufata ubutegetsi ntibari bitaye ku batutsi bicirwa ku misozi ndetse n'abari bari kwicirwa ku misozi nta n'ubugeza n'abana bagerageje kubatabara barishwe za 14 ugejwe ku itariki ya 14 abahutu bari bazanya bwishongwezi bari nyuma mu Mutara bari barimo kwicwa uruvunganzoka ubwo ni hamwe za hano zica abatutsi n'ahandi ibyo Kagame rero we n'umukino yarazi neza avuga ati ibintu nzabibyaza uhe musaruro we rero ari mu nyungu akimara gufata ubutegetsi hari hakiri abagabo b'inyangamugayo b'abahutu n'abatutsi mu nteko baricara baravuga bati iri shyano ryabaye turi bagire dute bati rero ni jenoside y'abanyarwanda ni jenoside yabaye mu Rwanda kuko barabibona ko abahutu n'abatutsi n'abatwa bapfuye kandi bamwe mu batutsi na bamwe mu bahutu bishoye muri ubwo bwicanyi barabibonaga neza Kagame nyine kubera ko yashaka guprofita muri kaga aravuga ati oh no jenoside ikagura ku buryo nkore lobbying ni jenoside tutsi niba jenoside tutsi abahutu ntibazayibonamo aho ngaho nzaba nkoze nde nicyo hagati y'abahutu n'abatutsi ku buryo batazagira ko bahurira urabona ko na hano muri opposition kubera icyo kintu na opposition nta kigeraho kuko opposition irimo abahutu n'abatutsi ntibumvikana ku mateka yabo kandi abantu batumvikana ku mateka yabo ntibashobora kugira icyo nta kintu bakimwe bashobora gufatanya kugira ngo abantu bafatanye kurwanya FPR nuko ngomba kuba ndi sinivuga nti ngewe na Munyandinda na Claudine tujyanye kuri foro niba ndi imbere nizeho Claudine atandasa mu mugongo rero ibyo byose ni wa mukino nyine Pascal ihangane nkunganira aho ngaho ndagira nkumenyeshe ko abatutsi bo muri opposition cyangwa abahutu batumvikana kuri aya mateka yuko jenoside yagenze yuko ubwicanyi bwagenze mu Rwanda abo bantu ntago bari muri opposition turabazi tumaze kumenya amacenga yabo tumaze kumenya ikibazana rero barahari abatutsi n'abahutu duhuza amateka nyayo y'abanyarwanda barahari turimo kubiganiraho na Munyandinda n'umututsi niwe natanga urugero direct hari n'abandi
batutsi rwose ngewe nzi bemera amateka nyayo, hari n'abandi bayahakana bigiza nkana bashaka kudushinyagurira ndetse bashaka no gukora izindi propagande zibazana muri opposition. Nicyo ngicyo nashakaga guprecisaho. Murakoze. nongere jewe mu gihe urangije kuri mbere yuko akomeza Pascal avuze ijambo ry'ubwenge, urumva ry'ubwenge ndarisubiramo kugira ngo abanyarwanda baryumve kuko nawe wari urikomoje warivuzeho ngo iyo abantu batumvikana ku mateka y'igihugu cyabo ntibashobora gushyira hamwe. Abivuze n'atangugerwa opposition yuko bizagorana gushyira hamwe batavuga rumwe ku mateka yabo, abo biyita abahutu n'abiyita abatutsi barimo opposition. Nicyo nagira nongere nshimangire, iyo ni ijambo ry'ubwenge rikomeye, abantu bari noting bakurikirana iki kiganiro. Komeza Pascal. Murakoze cyane Claudine nabivuze. None se ngiye urugero wenda ndabivuga no mu mazina kuko nabo nibaza ko ntacyo bitwaye. Hari coalition yaho yitwa P5 mwabonye kuntu yakomeye, ariko nabonaga mu gihe cyo kwibuka ubona ngo abantu bamwe bibutse ngo kutariki ya 6 ya 7 ngo tugene mu baba bari mu biki mu by'ukuri. None se igihugu turimo kubaka n'abarideri ntabwo muri CDF nigeze mbona bikomera cyangwa se mu zindi coalition, ariko naho nabibonye muri coalition kandi yari ikomeye cyangwa se ikomeye. Ubwo se ku igihugu ari kimwe, tuzagira umunsi wo kwibuka abahutu n'abatutsi, tuzagira umunsi wo kwibuka abahutu tugende no kwibuka abatutsi, cyangwa abo twibuka n'abanyarwanda. Ngiye nkunda kwibaza impamvu twigiza nkana. Ngiye musi abatutsi aho bari batuye, abantu batuye mu Rwanda baza abatutsi bari batuye, bazi itariki bapfuyeho, tuzi n'abantu babishe. Abahutu aho bari batuye turahazi, tuzi nuko bapfuye n'itariki bapfuyeho, nabo tutabonye aho baguye. Hari nabo twagiye tubona baboshye babashoreye babajyanye, tuzi ibyo barimo no gutaza amazina yabo n'abanyarwanda. Rero ukavuga uti icyo nyine nicyo Claudine yavuga, ukavuga se ese uko abantu barashaka kubohora u Rwanda ngo bagire u Rwanda. Ni ikibazo gikomeye, ni challenge kuri twebwe, ariko ni ikibazo gikomeye kuba abantu utazi yava se yamenye yajya gute. Yes, rakoze cyane. Pascal, nagira ngo tuve kuri iyi ngingo, ariko mu kuyivaho tuyisoza nagira ngo Madame Claudine agira icyo avuga kuri iyi ngingo, nawe ugira icyo ubivugaho. Yuko mu by'ukuri murabona yuko harimo gukoreshwa jenoside mu guhama no gutera ubwoba abaturage, ariyo iyi media ya Kigali irimo gukoreshwa mu kubwira abaturage yuko hari abarimo abafashwe batagaragaza n'amazina yabo, bavuga umubare wabo gusa, bakavugamo uwatemewe isina, bakavugamo n'uwibutsa abahutu, abandi bakabatsinda ntibagire n'umwe bavuga. Bivuze ko bishobora kuba inabaringa. So ikintu nshaka kuvuga hano ngira ngo abanyarwanda bumve niki Madame Claudine wibaza kuba ejo bundi ikinyamakuru Igihe cyaranditse kivuga kiti mama wa Victoire Ingabire ngo abacika cumu ntibavuga bari bo, ngo barashaka ko mama Victoire Ingabire azanwa mu Rwanda agakurikirana kubiya bya jenoside. Urumva Victoire Ingabire nta ruhare afite mu byo cyangwa se gukekwaho mu byaha bavuga ku mubyeyi we. Abantu benshi bamaze no kubona yuko ari byaha biri fabricated, ari byaha byamutwererewe kugira ngo bakicikishe umukobwa we Victoire Ingabire. Niko abanyarwanda benshi babibona. So noneho ikintu gitangaje ni ukubona kuri titre bashyiramo izina rya Victoire Ingabire, ariko ejo bundi mwabonye ryaje muri minota 10 ngira ngo n'amasegonda ngahe Victoire Ingabire avuga agaragaza uburyo Ibuka yamugabye ibitero. Ibuka akaba ariyo ikomeza kumusebya, igaragaza yamagana n'abanyarwanda b'abatutsi bakitse ku icumu ngo bihandagaza bakajya kuba abanyamuryango b'ishyaka rye. Bivugwa n'ikintu cy'iki association cy'abaringa ngo ni Ibuka ngo gihagariye abacikacumu, kibabuza openly gufatanya n'ishyaka rya Victoire Ingabire ngo kuko nyina we ngo yakoze jenoside, ngo yakatiwe na gacaca gufungwa burundu, akaba ari mu Buholande, akaba amaze imyaka
11 mu Buholande batara ubuhanduzi ukuntu bukurikirana abagize uruhare muri jenoside, bakaba kugeza uyu munsi nta kibazo bamubonaho, kandi baragiye bafata abantu benshi bakabasubiza no mu Rwanda bakekwaho jenoside. Ariko bajya kuvuga bivugwa mu gihe cyo kwibuka, bagafata amazina ya Victoire Ingabire bagashyira muri media bagaragaza, bibutsa abanyarwanda ko ngo mama yakoze jenoside, bihanangiriza abatutsi bacitse ku icumu ko ngo hari n'uwayobye, ngo wayobye ngo gakorana nawe. Ibintu murabivugaho iki Claudine? Nawe uraza kubivugaho Pascal, nanjye aba ariyo ngingo dusorezaho igice cya mbere. Komeza Claudine. Urakoze cyane rwose, ubajije ikibazo cyiza. Ndagira ngo mbwire bariya bantu bo mu Rwanda ko nongere mbibasubiriremo ko ibyo bashaka gukora by'iterabwoba nta bwoba bazigera badutera, ahubwo ngewe nabonye ko ubwoba buri mu gice cyabo, niyo mpamvu barimo gukora biriya. Nagiraga ngo nongere rwose mbibiri banga ko hariya mu Buholandi aho mama Victoire Ingabire ari, basubiza amerwe mu isaho, ntago bazigera bamukoraho, bazidoge bitaka uko bashaka. Uriya mubyeyi ubu ngubu twarakuze, tuzi uko aho tujya n'aho tuva, ntacyo akibaye. Babikoraga kera tukiri abana, bakiri bato, babatera ubwoba ngo abantu bakuze bose b'abahutu bakoze jenoside. None ubu ngubu twarakuze, bya bindi bari kuvuga nyine ngo nibatera ubwoba ngo abo bana ngo b'abajenosideri ngo baducecekeshe, byararangiye. Twarakuze, tuzi aho gukomanga, tuzi uko tugomba kubivuga, ikirimi turakizi, uko tuganira n'Abaholandi turabizi kubarusha. Rero nibasubiza amerwe mu isaho, uriya mubyeyi ntabwo bazamukoraho. Ikindi nashakaga kongeraho ni iyo manipulation yo gukomeza kumanipira abacikacumu b'amoko yombi, b'abahutu n'abatutsi. Bavandimwe bacu bacikacumu, bavandimwe banjye, nimurekeraho kwinjira muri manipulation zabo, mwifatanye n'uwo mushaka, mukora uko mushaka, mukorane n'uwo mushaka. Liberté ya expression, liberté yo kujya mu ishyaka ushaka iryo ari ryo ryose, murekeraho kureba imipira, mumenye politike y'igihugu cyanyu, kandi ntibabatera ubwoba, ahubwo ubwoba bari mwebwe mushyira hamwe maze bari bo babugira. Urangije Madame Claudine? Nta kibazo. Nagira ngo mbaze Pascal icyo atekereza kuri iyo ngingo mbere yuko tuyivaho, gukompara ibirimo gukorwa kuri abantu 66 no kubigeranya no kwibasirwa kwa Madame Victoire Ingabire muri iki gihe cy'icyunamo. Icyo navuga kuri kwa Madame Ingabire na mama we, byari byose ntabwo FPR, tuzi abantu bishe abatutsi, tuzi n'abishe abahutu. Ni twebwe twapfushije, ntabwo rero kandi abatwiciye turabazi. Naho ibindi byo guteranya abanyarwanda byo turabizi ko ari abafashiste bashingiye ku ivangura, ariko uko byagenda kose rubanda nyarwanda izatsinda. Murakoze. Murakoze cyane Pascal. Murakoze Madame Claudine Mukashema. Ubu rero tugiye ku ngingo ya kabiri, ariyo ijyanye n'ibarwa yanditswe na Minisitiri Bamporiki ayandikira urubyiruko ruba mu mahanga. Minisitiri Bamporiki akaba yarasabaga urwo rubyiruko yuko rugomba ngo kurekeraho gupfobya jenoside, yuko ngo rugomba ngo gushyira imbere u Rwanda mbere yo gushyira imbere izindi nyungu, ngo bagomba gushyira imbere igihugu cyabo, gushyira imbere gushyira u Rwanda ku mutima wabo, ngo bakareka ngo ibintu byo guhakana jenoside, byo gupfobya jenoside. Hano hari ikintu ngira ngo mvugeho nanone kijyanye n'ijambo rimwe gusa ryonyine, kandi ryavuzwe nawe Pascal Manirakiza.
yuko iyo abanyagihugu batumvikana ku mateka bigoye kugira ngo bashyire hamwe. So ndagiye mbwire uyu muvandimwe Bamporiki yuko bigoye kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda rwaba ruri mu gihugu no hanze rwumve kimwe inyito ya jenoside n'amateka yacu mabi ya jenoside n'amateka yaranze ubwicanyi bwabaye mu gihugu cyacu mu gihe cyose ukuri kutari kwahabwa intebe mu gihugu cyacu. Uburyo bwo kugira ngo urubyiruko ruhindurwe ibitekerezo rukunda igihugu cyarwo, icyambere rugomba kureka kuvangurwa. Nge nicyo navuga, nibareke kuvangura abanyarwanda, nibareke kuvuga ngo abangaba ngo n'abana ngo babyawe n'abahutu, ngo abahutu bakaba baragize uruhare muri jenoside, ngo kubera iyo mpamvu ngo abana ntacyo bagomba kuvuga kuri jenoside, ngo abana ikintu cyose bavuze kiba gisobanuye gupfobya jenoside. Ibintu bigomba guhagarara. Ubwirwa ninde? Harabwirwa uyu minisitiri Bamporiki. Namenye yuko agomba gutandukanya gupfobya jenoside no kuvuga ukuri ku mateka y'igihugu cyacu uko urwo rubyiruko rubyumva. Ndagira ngo mbasabe gato iminota nk'itatu gusa twumva aka karirimbo, nyuma yako inze noneho twumve icyo ubivugaho Madame Claudine Mukashema na Pascal Manirakiza. Mureke twumve aka karirimbo, nikarangiza noneho dukomeze. Karirimbwe n'urubyiruko, urubyiruko narwo rushaka yuko mu gihugu cyacu habaho ukuri, habaho ubumwe. Mwumva akaririmbo. Amajwi mwamuyumva neza? Mwamuyumva neza Claudine? Nubu ntago mwumva? Amagambo ntagaruka. Okay. Kuko ni indirimbo yarimbiye abanyarwanda ijyanye no ibasaba gushyira hamwe. Katureka Ikinyarwanda se? Ni Ikinyarwanda kivanze n'icyongereza gike. Ariko wazanyuzaho nta kibazo, wazanyuzaho. Wazanyuzaho. Okay, ndumva ibyiza nuko yaza gukomeza ikanyuraho. Twebwe ngira ngo twakwikomereza. Washaka tu mu kiganiro nta kibazo. Ndumva nta kibazo. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'umusore w'umuhanzi w'urubyiruko w'umunyarwanda witwa izina ry'ubuhanzi Ntare. Ni indirimbo nziza isaba abanyarwanda gushyira hamwe. Turaza kwibashyiraho, baraza kuyumva mu buryo burambuye. Isoro muri make, Ntare akaba ari umwe mu rubyiruko rw'Bangambiki Bamporiki yandikiye, kuko yabandikiye urwandiko rufunguye bita open letter, lettre ouverte. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu rubyiruko rushishikariza leta ya Kigali yuko igomba gusubiza inkota mu rwubati, igomba kurekera kuvangura abanyarwanda, igomba kureka gukoresha jenoside mu gucamo ibice abanyarwanda, igomba kureka ukuri kukimakazwa mu gihugu cyacu, kandi hakabaho n'abanyarwanda kugira uruhare mu bibakorerwa no kugira ngo bagire ijambo mu mateka y'ibyabakorewe, abe ariho bahitamo ibyo bakorewe ibyo ari byo, aho kugira ngo babihitirwemo na Kagame na FPR. So katugaruke kuri kaduhere ku rubyiruko, kuko ubu
jewe ntago ndi buvuge mu izina ry'urubyiruko ko genda umujege, nagira ngo havuge mwebwe ko nimwe yandikiye, ni mwebwe urubyiruko. So ndagira ngo nsabe ko Pascal wagira icyo uvuga kuri uru rwandiko rwa Bamporiki, nurangiza wakirwe na Claudine Mukashema. Murakoze. Murakoze cyane James. Uru rwandiko rwa Bamporiki n'umuvandimwe Bamporiki rero buriya ntabwo u Rwanda kuba turukunda ntabwo ari ugushidikanya. U Rwanda ni umubyeyi wacu, rwaratubyaye, ruraturera, ruradukuza, rutugira aho turi b'uyu munsi, ndetse ruduha n'ikintu gikomeye cyitwa ururimi rw'Ikinyarwanda, ruduha nyine n'izo ndangagaciro values tugenera nazo zituma twanga kuba inkoma amashyi, tugahitamo kwemera kabishwe n'ubwo twagenda twenyine ariko tukagenda twemye. Rero u Rwanda turarukunda kandi turukunda kuruta uko ubitekereza. Twebwe ntabwo turukunda gusa kubera ko dufite umugati ku meza nk'uko kwawe, cyangwa se ngo twemere kugambanira abarwo, ahubwo turukunda kubera ko dushobora no kurukunda no mu gihe twaba tutarurimo cyangwa se twaba dutotezwa. So rero ni ikimenyetso gihaye cyane cyo kwemera ko turukunda. Aho tuba mu mahanga tubona byinshi byakaturangaje kandi birahari. Hari amashuri meza, hari utuzi twiza, hari ibintu byiza. Ni mu Burayi, ngira ngo nayo nakubonye ujye uzanye madamu wawe kuhivuriza, nawe urahatembera warabibonye ni heza. Hari rero hari umuntu ashobora kubona access ku isomero, umuntu ashobora kubona access ku buvuzi buteye imbere, ngira ngo nawe urabizi. Rero kuba tugaruka ku Rwanda tukavuga ku Rwanda nuko turukunda. Ibyo kutubwira jenoside yakorewe abatutsi rero, ntabwo abatutsi n'abavandimwe bacu turabakunda, twe tubana nabo, tubakunda bivuye ku mutima. Iyo tuvuga rero ko abahutu n'abatutsi bapfuye, ntabwo bisobanuye ko twebwe twanga abatutsi cyangwa se tutabizi, turabizi cyane. Rero icyo nakubwira, ihakirwe ariko twebwe turakuzi kandi tuzi ukorera, nta bwisanzure nawe ufite. Mu bo turwanira nawe urimo, ngira ngo wigeze kwivugira uravuga uti ngewe iyo nza kuba ndi mukuru nari kwica abatutsi. Twe ntabwo twari kwica, rero n'abavandimwe bacu, nta nubwo nta kintu kimwe twiroporosha. Niyo mpamvu tugenda twemye. Kagame ukeza ni umuntu w'inkoramaraso, wamenye amaraso menshi y'Abanyarwanda, wishe abagore n'abana, wakoze ishyano. Twebwe rero ntabwo twakwemera gupfukama imbere y'umugabo wamenye amaraso y'abana b'Abanyarwanda kugira ngo dukunde twitwe ba minisitiri cyangwa se oya. Twebwe bacu badutoje ubwisanzure, tuzi neza ko ubuzima ari ubwubayeho. Ntabwo dushobora guhakirwa mu gihugu cyacu, kirazira. Icyo ni igihugu cyacu, tutagomba uwo ari we wese imbabazi kuba twakibamo, kuba twagira icyo tugikoreramo, kuba twagira icyo tuba turi mu Rwanda. Ntabwo bigombera ko hari umuntu twasabye imbabazi cyangwa se ko Kagame twabanje kumuririmbira nka bya bindi, cyangwa se ngo tuvuge ibyo ababyeyi bacu batubwiye ngo kubikora. Oya, twebwe tuzi ko u Rwanda ari urwacu kandi turunganyamo uburenganzira nk'uko Kagame nawe abufitemo. Ntabwo ari bya bindi nabonye wirirwa bavuga kuri Twitter igihe sinzi umuntu yari yibarutse ngo u Rwanda rwagize indi mana. Twebwe ntabwo twemera Kagame, tumufata nk'umunyarwanda mugenzi wacu, umwega w'umwakagara tuzi wabo, wabaye nkatwe, wabanzwe nkatwe, waterekereye nkatwe, wambaye ibirenge nkatwe. Twebwe ntabwo dufite ikintu na kimwe tubwirizwa ku Rwanda. Turi Abanyarwanda kavukire, ntabwo turi abantu batazi u Rwanda. Twaruvukiyemo, tunarukuriramo. So njye numva ibyo ari byo nabwira Bamporiki. Murakoze. Ubwo rero numva Claudine nawe hari icyo yenda kuvuga, ariko nagira icyo avuga kuri uru rwandiko ko ndabizi ko arwo yenda kuvugaho. Namusabaga yuko aza no gukomereza ku byo Madame Victoire Ingabire aherutse kuvuga, ukuntu Ibuka yiyamye kuri televiziyo Rwanda, niba nshobora kuba ntabyumvise neza, ariko ndibuka neza ko hari avuga ko leta y'u Rwanda inyuze muri izo orugani zayo
izo yagize ibikoresho nkayibuka zidakorera abacikacumu ahubwo zikorera Kagame, zavuze yuko mu bantu bapfobya jenoside bari hanze harimo ngo urubyiruko ruri mu cyo bita ngo ni ijambo ASBL. Icyo kintu nagira ngo uze kugira icyo kivugaho, uze kugira utubwire uko bapfobya jenoside muri jambo Madame Claudine Mukashema. Nurangiza kuvuga kubona rwa Bamporiki. Urakoze. Murakoze, nagiraga ngo mbwire Bamporiki antega amatwi anyumve. Mu gifaransa baravuga ngo Bamporiki il n'a aucune leçon à nous donner, encore moins njyewe, moi. Bamporiki utazi kubaha nyina azubaha igihugu ate? Bamporiki uza kurwaza umugore we akirirwa mu mayoga no mu minsi mikuru azubaha igihugu, azubaha abanyarwanda ate? Azahya irihe somo urubyiruko ruri munsi ye? Kuba barahaye Bamporiki kariya kazi ni ikigaragaza ko nyine iriya sisiteme yabo yubakiye ku iterabwoba bamushyiraho, akajya gusura idamange ngo reka dufatane ifoto ngo kugira ngo Dani Munyuza abone ko nahageze, ko twabivuganye, ko naguhendahenze ngo nguhereze amafaranga. Bamporiki urasebya u Rwanda, nta nubwo navuga ngo urasebya abahutu, nta muhutu ukora nkawe. Urasebya abana b'u Rwanda, urasebya abanyarwanda. Naringiye kukubwira nabi ariko mu kinyabupfura ndagira nkubwire ngo ceceka. Bamporiki ceceka. Naringiye kukubwira ngo ziba ariko ndakubwiye ngo ceceka kubera ikinyabupfura nishishijwe n'ababyeyi banjye. Ceceka, nta somo na rimwe ufite ryo kugira uha uwo ari we wese w'umunyarwanda, kuko mbabazwa n'umubyeyi wawe wakubyaye akakurera, none ukaba waravuyemo umuntu wo kumusebya ku maradiyo, wo kumusebya mu bikorwa byawe byose. Rero nta somo na rimwe ufite ryo kuduha. Ceceka, uburekera kugira icyo tubwira. Komeza ubwo butumwa bwawe bwo kujya kwica, byo kujya kuroga, bwo kujya kugambana, ariko uceceke, ntugire izindi nyandiko na zimwe wongera kutwoherereza. Rero nje ku kibazo cya kabiri umbwiye uti wavuga iki ku rubyiruko rwo muri jambo Madame Victoire Ingabire yavuzeho. Nibyo natangiye mbabwira ko uyu munsi baravuga mu gifaransa ngo la peur est à leur camp. Natangiye mbibabwira ubwo ubu ngubu buri ku gihande cya FPR, ariyo mpamvu nyine basumbira igikabarebe bavuze ngo nibaze baduhungete. Nibo bari guhungetwa, ngo abana b'abahutu ngo barakuze, ngo barize, ngo base barakize, baracuruje. Ewi marerezo makuri mwebwe bakabarebe mwe, agati gateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Mwari muzi ko abana b'abanyarwanda bazapfa urwo mwatwifurije? Marerezo shwi, twarize, twarakoze, twaracuruje, twariyentegire, indimi turazivuga. Abana jene bo muri jambo rero babateye ubwoba kubera ibikorwa byiza byabo. Rwose mufite ubwoba, nimurekeraho ubwo bugome, murebe ngo turamanuka tukubaka igihugu. Nta kindi nababwira, murekeraho ubugome twubaka igihugu, naho ibyo mwirirwa muririmba ngo turapfobya muribeshya cyane. Nicyo ngicyo nashakaga kubasubizaho. Murakoze. Urakoze cyane Madame Claudine Mukashema. Nagira ngo dusoza, ariko mu gusoza ndagira ngo mbwire abanyarwanda yuko gupfobya jenoside ni bibi cyane. Mbibutsa yuko gupfobya jenoside ari ukwivuga uko itari, ari ukwivuga uko itagenze, ari ukwigira akarima kawe nka Kagame, ari ukwigira agatebo kawe nka Kagame, ari ukwigira ikiyiko urisha nka Kagame, ari ukwigira inkota isyaye ukebesha buri wese wo mutavuga rumwe nka Kagame. Ibyo ni ugupfobya jenoside. So ndagira mbwire abanyarwanda yuko mu myaka 27 u Rwanda rumaze rwibuka jenoside,
twagize ibyago yuko yaba Kagame yaba FPR yaba Ibuka yaba CNLG bamaze iyo myaka bapfobye jenoside yo muri 1994 yo mu Rwanda. Bamaze iyo myaka bapfobye jenoside kuko bayivuga uko itagenze. Bamaze iyo myaka bapfobye jenoside kuko bayikoresha mu gucecekesha abanyarwanda. Bamaze iyo myaka bapfobye jenoside kuko bayikoresha mu nyungu zo kugundira ubutegetsi. Bamaze iyo myaka yaba CNLG yaba Ibuka yaba Kagame na FPR bapfobya iyo jenoside kubera yuko bayikoresha mu kubiba ivanguramoko mu gihugu cyacu, kubera bapfobya jenoside yacu kubera yuko jenoside, ndavuga jenoside y'abanyarwanda yacu, ni y'abanyarwanda twese ko twarayikorewe tugizeho ingaruka. Ntabwo ari jenoside mu by'ukuri Kagame akaba yagira akarima ke, ntabwo ari jenoside Ibuka CNLG na FPR bakaba bagira akarima kabo. Ni jenoside yakorewe abanyarwanda bose, yagizeho ingaruka buri munyarwanda ku giti cye, yaba ari mu gihugu n'ari hanze. Iyi jenoside yamugizeho ingaruka. Mu ijambo rimwe rero ndabasaba kugira ngo buri umwe agire umunota umwe w'ubutumwa aho abanyarwanda busoza kugira ngo turangize ikiganiro cyacu, duhereye kuri Madame Claudine Mukashema. Murakoze. Mu gusoza ndakomeza nshishikariza abanyarwanda gukomeza kwirwanaho, ntibagire ubwoba. Ubu ngubu ubwoba buri mu gihande cya FPR, Kagame n'abamukorera bose n'abakozi be bose. Mucane umuriro abanyarwandakazi aho muri hose, mwibuka abanyu. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuza kubabwira uko mwibuka, igihe mugomba kwibukira, igihe mugomba kurira abanyu. Kandi nkomeza kubahumuriza, bundi mu gihe cyo kwibuka ni igihe cy'ikiriyo. Abantu baba bari mu ngo zabo batuje, bibuka mu mutuzo, bibuka ababo, uburyo babanye nabo. Uwo muco tuwukomeze, abaturanyi musurane, abashobora guhamagarana muhamagarane, tumarane agahinda kandi twibuka abacu kuko aho bari mu mahoro. Ariko ntimwibagirwe ko dufite abakitutoneka, abatifatanyije natwe mu gahinda. Abo ntimubibagirwe ko nabo bakomeza gukora uko bashoboye ngo mu gihe twibuka abacu bakomeze badutoneke. Ntimubyibagirwe ngo mwirare, ngo mwumve ko turi kwibuka gusa. Muhaguruke nabo tubarwanye twivuye inyuma, tubarwanisha ibitekerezo birahari, barabitinya. Dukomeze rwose tubikoreshe. Nagiraga ngo nsoza mbwira urubyiruko buri gihe, mukomeze mukoresha imbaraga zanyu n'ubwenge bwanyu Imana yabahaye, maze turwanye ikibi, turimburane imizi systeme mbi ya Kagame FPR. Murakoze. Murakoze cyane Claudine. Pascal, umunota umwe nawe. Murakoze cyane. Icyo nabwira abanyarwanda, FPR ni agatsiko k'abafashisite bakoresha ivangura kugira ngo babone uko bategeka. Ntagihe bazareka kutuvangura, niyo mpamvu banavangura abantu bacu bapfuye, ugasanga barabishakira amazina nk'uko kizavuze, barabishakira utubyiniriro uko bishakiye, bakabikoresha kugira ngo baducanishemo. Ibyo ntibikababera igitangaza, kandi namwe mutotezwa. Ni ngombwa ngo tubyakire, tukaba impunzi, n'abapfa ni ngombwa ngo tubyemere. Niko bigenda. Ibi wumva ngo ni ugupfobya jenoside niko abafashisite bose bakora. Mu gihe cy'ubucakara bw'abafashisite b'abanyamerika bacuruzaga abacakara banabakoresha, igihe umucakara yabaga atekereje kuvuga ngo reka yikure mu bucakara, bazanye abantu b'abaganga, kubera ko abantu bari batangiye gutoroka cyane. Baravuga bahimba indwara, baravuga ngo ubushake bw'umucakara mu kwivana mu bucakara, bavuga ko hari uburwayi aba yarwaye bwitwa drapetomania.
so niyo mpamvu natwe rero iyo dushatse kuvuga ibyo mateka yacu byabishakira indwara kuvuga ngo ni ugupfobya jenoside ariko tube turabizi ko tutapfobya jenoside kandi mbwira n'abacu batakiriho mbabwira ko tubakunda tuzaguma kurwana ishyaka tuzavuga imvu zabo bapfuye ntabwo tuzabavangura kandi u Rwanda batabashije kubamo rwana bagejeje ku rupfu twebwe tuzarwana ngo abana babo n'abuzukuru babo batazigira barubamo ibyo nibyo nabasezeranya murakoze. Murakoze cyane Pascal ndagushimiye kandi mboneyeho n'akanya ko gushimira Claudine Mukashema. Ni muri aka kanya kandi nsaba abakunzi ba Radio Gira Ubuntu gukora uko bashoboye kose bagakanda kuri subscribe kugira ngo bajye aba mbere kugezwaho ibiganiro byose tuzatubategurira. Murakoze kandi mugire umugoroba mwiza, murare aharyana. Murakoze.